Muraho neza. Iki gitondo tugiye gusangira amagambo y'Imana aboneka muri Matayo ibice bitatu. Insanganyamatsiko y'inyigisho iragaruka ku mubatizo wa Yesu, igisobanuro cy'umubatizo wa Yesu. Matayo ibice bitatu, turahera mu murongo wa 15 gushyika wa 13 gushyika ku wa 17. Haranditswe ngo icyo gihe Yesu ava i Galilaya ajya kuri Yorodani, asanga Yohana ngo amubatize. Nawe ashaka kumuhakanira ati ko ari igihe wari ukwiye kubatizwa nawe, none ni wowe unsanze? Yesu aramusubiza ati emera ubikore, kuko ari byo bidukwiriye ngo dusohoze gukiranuka kose. Ahera akaremera. Yesu amaze kubatizwa uwo mwanya ava mu mazi, ijuru riramukingurukira, abona umwuka w'Imana amanuka asa n'inuma amujyaho. Maze ijwi rivugira mu ijuru riti nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Amen. Birigizwe n'ibitabo 66. Kera buri gitabo cyari ukwacyo, cyari umuzingo ukwawo, hanyuma Bibiliya iza kubikomatanya biba ibitabo 66. Ubundi buri gitabo cy'itangiriro cyabaga ari kiri ukwacyo, kuva ari ukwacyo, Abalewi ukwacyo, gutegekwa kwa kabiri buri gitabo ukwacyo, igitabo cya Yesaya nk'iyo mubisomye muri mu byakozwe n'intumwa, ibice 6 Filipo abonana n'inkone. Iyo usoma haranditswe ngo yari ari gusoma umuzingo w'igitabo. Ubwo mpereye kuvuga kuri Bibiliya. Iyo usomye ibyakozwe n'umwe ibice 6 Filipo ahura n'inkone, yari iri kwisomera gusa umuzingo w'igitabo cya Yesaya gusa. Icyo gihe rero ntabwo habagaho Bibiliya. Bibiliya icyo gihe yari mu buryo butandukanye. Ni ibyakozwe n'intumwa byakozwe n'ibice 28 umurongo 27. Arahaguruka aragenda, nuko haza umunyetiyopiya w'inkone, umutware w'umunyabyuma w'ibintu byose bya Kandake, mugabekazi w'abanyetiyopiya. Yari yaragiye Yerusalemu gusenga. Yasubiraga iyo yicaye mu igare asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Umwuka abwira Filipo ati sanga ririya gare ujyane naryo. Filipo arirukanka yumva asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, aramubaza ati ibyo usoma ibyo urabyumva? None birikomatanye hamwe. Ubundi ihari ngimara iki? Muri Luka igice cya nyuma naho turahasoma. Noneho umumaro wa Bibiliya urahari, ariko siko wageze ku bantu bose, kuko nacyo turi bukirebe. Ari nayo mpamvu n'ubu abantu nibura impamvu bo babatizwa ushobora kuyisobanura, ariko ushobora kubabaza impamvu Yesu nawe yagiye ngo abatizwe. Yesu kuki yagiye ngo abatizwe? Hari umuntu umwe nabibajije, abari bwa akibitekereza ati se wa mugani we yabatizwaga iki? Ubundi habatizwaga abanyabyaha icyo gihe. Aha rero muri Luka igice cya nyuma, igice cya 24, naho ndakomoza kuri Bibiliya. Aravuga ngo maze arababwira ati aya ni amagambo nababwiye nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditse kuri jye byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Uyu ni Yesu wavugaga, yasobanuraga isezerano rya kera, cyangwa se ibitabo by'isezerano twita isezerano rya kera. Ngo niwe byavugagaho, ibyanditswe kuri nge mu mategeko ya Mose n'abahanuzi na Zaburi. Ubwo biri kuvuga isezerano, ibitabo by'isezerano rya kera.
kumbi ni nawe byavugaga. Bibiliya rero muri rusange, ubwo noneho bihereye mu kuvuka kwe muri Matayo igice cya mbere, umurongo wa 18 uravuga ngo kuvuka kwa Yesu Kristo kwagenze gutya kuti nyina Mariya yari atwite inda. Bikomeza bihera aho ngaho, tuhere Matayo igice cya mbere umurongo wa 18, noneho tukagera mu byahishuwe ho nta kwirirwa umuntu agusobanura ko ari Yesu gusa havuga, nawe ubu bibona. Urumva mpereye ku murongo wa mbere, igice cya mbere muri Matayo kivuga ibisekuru bya Yesu, cyagera ku murongo wa 18 ngo kuvuka kwe rero kwagenze gutya. Umurongo wa 10 uravuga ngo 19:20, Yosefu ashaka kubenga Mariya, ariko kuko yari umukiranutsi, Yosefu adashaka gukoza isoni uwo mukobwa ku mugaragaro, yigira inama yo kumubenga rwihishwa. Marayika aramubwira ngo witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto muri Mariya umwuka wera azabyara umuhungu, uzamwite Yesu. Ni nayo mpamvu Yesu yitirirwa igisekuru cya Yosefu, ntabwo ari igisekuru cya Mariya. Ahubwo njyewe aho gutinda kuri Mariya ubwo nagatinze kuri Yosefu, ko igisekuru cya Yesu, Yesayi, Dawidi, ni igisekuru cya Yosefu, ntabwo ari icya Mariya. Marayika yabwiye Yosefu kuba ari we wita uwo mwana, ni nawe witirirwaga ko ari se. Azabyara umuhungu, uzamwite Yesu. Mu bice bibiri herekana abanyabwenge bajya kuramya Yesu. Ubwo rero aho kuba ibitabo by'ubutumwa bwiza Matayo, Mariko, Yohana, Luka, kuba ibyo bivuga Yesu, ubwo sinirwa mbitindaho, muzabyisomere mubona ari we uvuga. Mubona Yohana atangira umubatiza aza avuga ibya Yesu uzaza, njyeweho ndababatirisha amazi ngo mwihane, ariko nkurikiye andusha ububasha, sinabasha no gupfundura udushumi tw'inkweto ze, azababatirisha umwuka wera n'umuriro. Intara ye iri mu ntoki, ashungure umurama utwikisha umuriro utazima, amasaka yahunike mu kigega. Yohana yari arimo aravuga Yesu uri inyuma yuje. Noneho rero twigarukire kuri iki, ibitabo bya Mose, Zaburi n'ibitabo by'abahanuzi. Yesu yaravuze ngo nicyo narabibabwiye ko iby'ibyo bitabo byamvuzeho byari bikwiriye gusohora. Urumva rero n'ibitabo by'isezerano rya kera byavugaga Yesu. Bibiliya ivuga nde? Ivuga Yesu. Imuvugaho iki? Imuvugaho iki? Hari umuntu wumvise inyigisho yacu ngo mu teolojiya dukora deba, tujya impaka, aravuga ngo wrong doctrine, ku inyigisho ngo ipfuye, ngo ndamwihorera. Bigezeho ntabwo navuga ko nagize umujinya, nabyita ifuhe, byo mumenya kubitandukanya. Ifuhe ndamubaza, ariko ubundi wowe urinde uvuga ngo ibi nibyo ibi sibyo, ibi nibyo ibi sibyo, who are you? Urinde wowe ngo mwebwe bande se? Twe tubwiriza ubutumwa bwiza bw'umwami wacu reference cyangwa se anyway, ngo ikinanya mvuge mu Kinyarwanda kirananiye, gusanisha. Twisanisha n'intumwa. Wowe uri mu ntumwa, ngo tuzi intumwa Pawulo, Petero, ngo twebwe ngo ntitubyemera. None haranabyicara bavuga ngo twebwe ngo abatheologian, ngo twebwe ngo abantu ngo akademiya, ngo abantu bize, ngo banakuye, ngo nabo birefera ngo ku bandi, ngo basomye ibitabo, ngo anyway. Noneho ikintu cyambabazaga, ubu yabicaga hirya ariko narabyumvaga, yari ari kuvuga abundi aba mu kiryango kinini cyane cy'abakire, noneho cy'abanyamerika. Ibyo rero byarambabazaga. Ngenda yinjiraga muri Bibiliya nkasanga iravuga ngo koko data, ngo niko wabishatse, ngo wabihisha abanyabwenge, ngo bihishurira
noneho indi mvugo y'ikinyarwanda ibyita ngo intamenyekana. Noneho yambwira ngo urugaga rw'abantu ngo b'abahanga, ngo nkahita mvuga noneho urabyishe neza neza. Ni twebwe ngeyo mbwiriza impamvu mba ndi bold mvuga ngo ndabwiriza ukuri, nirefera kuri Yesu. Yes, nibyo yavugaga. Hareba Pawulo yabwirije ibiki, naramusobanuriye mu Bafilipi. Yaravuze ngo kandi mboneke ko ndi imbere yayo ntafite gukiranuka kwanjye kuzanwa n'amategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Yesu Kristo. None abantu babwiriza kwizera Yesu Kristo ko bihagije, ngo nabayobe, ngo bigisha doctrine mbi gute? Pawulo ari kuvuga ngo iki? Tubisome, ngo harya hambwire tuhasome, ni nta n'ibyo ubuzi. Ndamuhindukirana mwima n'ijambo, none ndabana nje ni nuko nkora. Kumbi nta n'ibyo ubuzi wowe ngende. Ubwo byatangiye ariko niyoberanije nk'umuntu utafite ibintu byinshi nzi. Gusa ni umuntu umwe twari dukomoje ngo uranga ajya yigisha ubuntu bwa Yesu, iyo nyigisho ngo iri dangerous. Nibwo namubazaga nti kirukuri ni ikihe? Ngo kirukuri ni ikihe? Kuki uvuga abantu sibo aba bavuga ibitari byo, wowe ubwo uvuga ibiri byo? Ubwo ibiri byo ni ibihe? Ubundi ubwirwa iki biri byo? Twe tureba Yesu yabwirizaga iki, intumwa yasize zabwirizaga iki. No yusomye ibyakozwe n'intumwa, Petero ari bwikubwiriza kwa Korneliyo yaravuze ngo adusigira kuvuga dutya. Narahasomye nabana Petero iyo yabwirizaga, ugasoma n'inyigisho za Pawulo, ukareba na Yohana wa mbere. Muri Yohana wa mbere, Yohana yaravuze ngo twabonye n'amaso yacu n'intoki zacu zikamukoraho, ari we jambo ry'ubugingo. N'abantu n'abangaba bo noneho ibintu bahamya ntago nabica ku ruhande. Noneho we yarambwiye ngo yirefera ngo kuwitwa Calvin, ni wowe sinshaka no kumumenya noneho kubera ibyo ngicyo, nta nubwo mushaka. Nge ndashaka kureba Yohana, Petero, sibyo? Pawulo yabwirizaga ibiki, naho ibyo mbwira nta n'ibyo nzi. Cyakora niba ari n'ibyo ubwo nzapfa ndakurikirana. Uwahuzaga na Pawulo yari John Wesley, wahuzaga na Pawulo mu nyigisho mu bitabo bye n'amateka ye yari John Huss. Byo nsoma ndabireba nkabona yaranabizize. Ari n'ibyo muri kutuziza, nuko mwabuzeho muhera ngo munakubita umuntu. Ariko John Huss baramutwitse, iyo Huss bivuga intashya. Yavuze ngo mwishe intashya ariko hazavumbuka inuma. Yewe yari ari guhanura Martin Luther araza arababwiriza. Noneho mu bihe byo kwaduka kwe haje ikoranabuhanga ryo gusohora impapuro, printing. Nibwo haje umuhanga avumbura ikintu gisohora impapuro. Murumva ibi byose mujya hirya ngo papeteri ngo mfotorera, byaje muri 1513. Akimenya ubutumwa bwiza asemura Bibiliya mu Gifaransa no mu Cyongereza, aba yumvise ko haje ikoranabuhanga ryo gusohora impapuro, ahita ziprinting. None ubu ngubu hasigaye Bibiliya y'Ikinyarwanda, banza no ku nkombo bagira Bibiliya yabo. Ururimi rwose abantu baziranyeho babonye ijambo ry'Imana mu rurimi rwabo. Ni nibura nanjye bya Calvin uvuga wamamaye mbyumva neza, sinasomye ibyo ariko natinze kuri John Wesley, John Huss, Martin Luther. Yes, batahuye ubutumwa bwiza, baranahuza n'inyigisho ya Pawulo. Aha muri Petero, mu byakozwe n'umwa Petero yaravuze ngo ibice 10, umurongo wa 37. Iryo jambo murarizi ryamamaye Yudaya hose rihereye i Galilaya, hanyuma y'umubatizo Yohana yababwirizaga. Ni irya Yesu w'i Nazareti, ko Imana yamusutseho umwuka wera n'imbaraga, akagenda agirira abantu neza, agakiza abo Satani atwaza igitugu, kuko Imana yari iri kumwe nawe. Natwe turabagaho guhamya ibyo yakoreye mu gihugu cy'Abayuda byose n'i Yerusalemu. Ubu bamwicishije kubamba ku giti, ariko Imana imuzura ku munsi wa gatatu, imwerekana ku mugaragaro. Icyakora
ntiyamweretse abantu bose, ahubwo yamweretse abagabo yatoranije bitari byaba, ni twebwe abasangiraga nawe amaze kuzuka. aba ngaba b'ibyo bavuga nzabyemera. Ariko hari ibintu rero abantu bataramenya, ngenda mbimenya kuko mba muri kariyeri, muri uyu mwuga w'ivugabutumwa. Wari uzi ko abantu b'abakire bashobora kukureba ushanutse gusa bakakusezeranya amafaranga, bakakubwira n'ibyo uzajya ubwiriza? Uzi ko mbizi ko ibyo birahari. N'ejo bundi nicaranye n'umuntu arambwira ati abanyamerika bagiye kumpa ku mafaranga, ati banyobora ukuntu nzajya nkora ivugabutumwa bashaka kwimika inaha, ati riri muri Mozambique, rigiye mu Rwanda niho. Ndavuga ayo ngayo rero, ubwo uravuga ibyo bashaka, nibyo? Yes, sibyo? Ariko sinzi niba nta muntu urakugerageza ngo akubwira ati amafaranga uburarute, amafaranga hari amafaranga, ariko ndakubwira icyo unkorera. Nakikubwira ute wumva kinyuranije? Katubare kinyuranije n'umutimanama, kinanyuranye n'amategeko y'igihugu. Hari ubyanga, hari n'uvuga ati nagikoze wenda ndahirwa simfatwe. Bibaho. None inyigisho ya Yesu Kristo, umuntu gusa kuko yamamaye, ibyo byo ndabizi rwose, ntabwo ari byo kuvugira kuri mikoro, ariko mfite amakuru menshi y'abantu bigisha ibintu nabo batabohotse, ariko kuko bafite ubahemba. Wese nk'umuntu uvuga ngo, nk'umuntu witorora akavuga inyigisho, sinzi impamvu ibi mbigarutseho, akavuga inyigisho ngo icyaha Adamu na Eva bakoze, icyaha Eva yakoze ngo yasambanye n'inzoka, none agahita ajya no kubizana muri referanse ngo ntimukamere nka Kayini wari uw'umubi, ngo kuko Kayini kwitwa uw'umubi ngo Eva yabyaranye n'inzo. Ibaze ukajya kudefanda nk'icyo kintu, ubwo wumva bohotse koko? Niho mpyisa bashuka ngo inzoka nako abatuka ngo tumbora abasazi. Ibyo bibaho? Iyo nyigisho irahari ndabizi. None akazana verisi ivuga ngo ntimukabe nka Kayini wari uw'umubi, ngo ubwo kuba Kayini yitwa yari uw'umubi, ariko aho haziramo ikintu cy'ubuswa. Kuki bombi bagiye kugira ngo babonere imbabazi imbere y'Imana, bose bajyanye amaturo? Kuki Abeli nawe yajyanye ituro ngo abone kuba umukiranutsi? Nawe yari umunyabyaha. Reka yenda Bibiliya ntimuvuga ngo yari uw'umubi da, ariko yari uw'umubi. Ariko twese se ntabwo ariko biri tuvuga? Icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose bakoze icyaha, kubwo gusa gukomoka kuri umwe. Bibiliya tubara ngo twese twakoze iki? None se Abeli we yari ajyanye igitambo kubera iki? Urumva atari uw'umubi? Muri Yohana 8 haranditswe ngo mukomoka kuri so Satani, bibwirwa twebwe. Niyo mpamvu Yesu yabwiye Nikodemu muri Yohana 3 ngo ndababwira ukuri ko utavutse ubwa kabiri atabasha kuragwa ubwami bw'Imana. Ubwo bisobanura ngo imivukire ya mbere irimo ikibazo, sibyo? Noneho muri Yeremiya haranditswe ngo niyo mwakwiyuhagiza shura, ngo ibyaha byarabahindanije, ngo kuva mu bworo bw'ikirenge kugeza mu gitwariro nta hazima n'inguma ibisebe binuka. Bibiliya rero isobanura umuntu ko icyamufasha ni ukuvuka ubwa kabiri, cyangwa se ni ukuzuka, kuko Bibiliya iravuga ngo namwe yarabazuye. Ubwo urumva ukeneye iki? Imbaraga zo kukuzura, birumvikana? Cyangwa se kuvuka ubwa kabiri, cyangwa se kwakira agakiza. Byose bisobanuye kimwe. Namwe yarabazuye, mwebwe abari bapfuye muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu, yabahinduranye bazima na Kristo. None se urumva wari muzima nyine, urumva utari upfuye? Yego. Uwo rero abantu bisha inyigisho bakagerageza the change. Ariko Bibiliya ntabwo ivuga ko umuntu ajya ahinduka. Yego, umuntu ntajya ahinduka. Kagakuru karansekeje,
abantu bajyaga impaka ngo ikintu ngo ugitoje cyahinduka ibyo ugitoje, birumvikana? Ugitoje cyahinduka ibyo ugitoje. Umuntu yatoje ipusi guseriva muri hoteli, igendesha utuguru tubiri inyuma n'utuboko dufite ipureti igenda iha abantu imbuto. Ipusi irabishobora, yego irabishobora, irabikora. Ariko muri kamere y'ipusi habamo iki? Habamo ko ikunda iki? Urabona ipusi izi ikarikurira ibiryo, ibonye imbeba ikunda ifiriti, ikunda inyama, ikunda inyama y'imbeba gusa cyane cyane. Mu ntare, ni intare n'ingwe byose ni kimwe. Habamo kamere irigata amaraso, ni intare ni intare cyane ingwe. Umwana ngo yiyororeye ingwe rwose azi ko ari injangwe, arayorora rwose akajya yiha igikoma. Umusaza umwe ngo arababwira ati yemwe ba ibyo ni ibikisha, atekariza ni agashuti kacu, ni agapusi tujya dusangira igikoma nta kibazo. Ati muzajugunye mu ishyamba muhunge. Abana barabyanga, babona ari agapusi, bagaha igikoma, bagaha ibiryo. Umunsi umwe rero ngo bajyana nako guhiga mu ishyamba, umwe barirukanka, umwe aza gusitara yikubita hasi ava amaraso, undi ntiyabimenya akomeza yiruka, agapusi kari inyuma nako kabirukaho, kamugirira impuhwe ko yituye hasi kabona amaraso. Karayarigata, nta mutima mubi kari gafite. Uko kayarigata muri kamere y'ingwe habamo amaraso, gukunda iki? Karayarigata, amaso aratukura, gahita kanamushwanyuza kakurura n'andi atari kandi bari inshuti da, gahita kumva noneho uburyohe bwayo, kiruka no kuri wa wundi wari imbere ariko kamusimbukira karamushwanyuza. Kandi ubundi ngo kari agashuti kabo, yewe ni n'ubwa mbere kari karigase ku maraso. Ariko muri kamere y'ingwe habamo amaraso. Buri ingwe nta nubwo igira iry'inyama cyangwa ngo irye nk'impyisi. Niyo mpamvu ngo impyisi igenda inyuma y'intare n'ingwe. Intare ntabwo zijya zigira ubusambo burya nk'impyisi. Zo ingwe yica ikintu ikinywera amaraso ngo igakuramo umutima n'umwijima ngira ngo ikigendera. Nzabibaza abantu bo mu ishyamba neza, ariko narabyumvise. Ubundi rero impyisi iraza n'ibyaziha byose n'ikunda inyama, ariko zo ngo zirinywera amaraso zikarya umutima. Ya njangwe rero ngo bitaga injangwe, muri kamere yayo habamo amaraso, yarigase ari urukundo, yatangira igata ari iki? Hari urukundo. Yumva noneho, kandi n'ubwa mbere yari sibyo, harya ngo samusura ivukana iki? Kamere y'ingwe ni iyo ngiyo. Wayitoza kunywa igikoma ngo ibe nk'ipusi ikajaba amata, ni hahandi amaraso niyayibamo. Ntabwo ibyo ngibyo ntabwo ari ibyayo. Iyo pusi nayo rero ngo barayitoje, n'indi nkuru iseriva muri hoteli. Uruhande rumwe rwemezaga ko utoje ikintu cyahinduka ibyo ugitoje, cyaba ibyo wagitoje, yego. Abandi bavuga ngo ya kamere y'ikintu kirinda kijikuzimu, kirinda gipfa, ari iyo. Babandi rero bemeza ko ipusi uyitoje yaseriva, yarekana no guhora higa imbeba. Murumva? Iraseriva, abantu bakoma amashyi babwira rwa ruhande rundi bati ubwo se hari ibindi? Hari ibindi ntimubibona? Niyatojwe guseriva, urabona atari byo irimo irakora. Abantu bakuramo amakamera barayifotora, hari ikindi muvuga? Umugabo umwe mu ruhande ruvuga ko kamere y'ikintu iba ari iyo, ni wagitoza. Kamere iba ntacyo, gikora ibyo wagitoje, ariko aho kamere iziye ni iyo kiyoboka ibyo wagitoje, gihita kinabyibagirwa ko byigeze binabaho. Bariya bakoma amashyi, ipusi igenda iha abantu imbuto, ufata grapes, imizabibu urya, ipusi ari ikuzanira bigashira, igasubirana y'isiniye ikazana ibindi. Abantu baraseka bati yewe mwa ruhande mwe ntimusebye. Murabona batoje ipusi ihinduka inseriveri.
ntikirwa yita ku gufata imbeba. Ariko hagati aho umwe muri abo ngabo bavuga ngo kamere y'ikintu ntijya ikivamo. So ngo yari yazanye agashashi yagasiza ahantu karimo imbeba, arasimbuka arakazana, imbeba ayishyira mu ikoti, aragenda aho ipusi yaganaga izi seriva arayitegera, kuramo ya mbeba umurizo, ahita ajugunya. Yapfuye kujugunya imbeba, ipusi yari iriho iseriva hano, yajugunya imbeba gutya, nayo yahise ijugunya bya bisiniya, ibijugunyira we yaserivaga, irasimbuka ibifashe ya mbeba, iriyirukanyira isohoka muri sale. MC wari uyoboye ibintu ahita birangiriza ati nta n'amagambo dukeneye kuvuga. Nta magambo dukeneye kuvuga gute? Rwa ruhande ruhita rutsindwa, ruraceceka. Aho ipusi iboneye ibya kamere yayo, ihise ijugunya ibyo yatojwe, ikurikira iki? Sibyo? Niyo mpamvu rero ikirokore cya kera n'ubu kigihari ngira ngo kigiswa, cyajyaga kirazanya abakobwa, abagore n'abagabo ngo mu cyumba cy'amasengesho, byageza saa 9 z'ijoro inda. Yego? Maze pasiteri ejo n'ubuswa bwe agahita aca wa wundi watwaye inda, ati po mu izina rya Yesu turagutenze. Ariko nayitwariye mu masengesho, n'ukuri nari nizaniwe no gusenga, wasanga ari n'Imana ubwo yabyemera. Ese ko ntari naje gusambana ubwo nayitwaye, ati turagutenze. Njye ahubwo nahita ntenga uwo mupasiteri. Niyo mpamvu abayisilamu babikora neza, no mu byago no mu birori abagore bajya ukwabo barabizi. Hari n'irindi hame ryabo ry'uko nta mugore ujya ujya ku kiriyo, ujya ujyana ku kaburi, niko babyita, aho bashyingura. Nabaje umuyisilamu ese koko mubujije abagore, nako nirirwa bababuza barabizi, ntibajya bajyayo, muzagende murebe. Yahise ambwira ati uzi impamvu abagore ni abanyamarangamutima, tuba dushaka ko nyakwigendera bamukurikiza amarira. Aba bantu bareba kure, ntabwo baba bashaka ko watabarutse akurikizwa amarira, ngo nta kabuza ntihabura abagore bari burire, ntibajya bajyayo. Ikindi babicaza ukwabo, gusa irindi hame ryabo ntitekerezaho n'ukuntu babahisha mu maso ngo utabararikira. Ibyo byo kamere n'ubundi irararikira niyo wahisha hose. So rero abantu bahimba ibintu, kamere ni ya yindi. Ubwo icyo nsobanura ni uko agakiza, kuvuka ubwa kabiri, kuzurwa uva mu rupfu ugera mu bugingo, icyo nicyo kigira umuntu uw'Imana, umwana w'Imana. Naho bigendeye kuri kamere y'umuntu, inyigisho imubwira gushaka impinduka, no. Hari ikintu bita beyond repair mu Cyongereza, beyond repair. Hari imodoka ikora accident, bakaza bakareba batatu muyitware ku biro, mupime ku biro, iri beyond repair. Ntabwo iyi ngiyi bagira gute bayisana, yego, iri hirya yo gusanwa ibintu bikunda, muyipime ku biro. Bijya bibaho. Hari umuntu waba afite imodoka miliyoni 13, igonga moteri igwa no mu rutoki rw'abandi epfiriye. Ajyayo yabaza umukanisha ati ubu turabigenza dute? Ati gurisha ku biro. Moteri ubwo byarangiye niyigize imodoka, none na karakasi bya panda bya zingazinzwe, nta kuyirepara rero guhari. Niyo watanga nk'agaciro kayo yari ifite, ntago twabishobora. Gurisha ku biro. Azana uw'ibiro, yari umuntu w'umugabo ariko ntago yari inkuru rwose y'impimbano. Twari kumwe nsubiriramo izo nkuru araturikararira. Ibaze nawe. Noneho ikibazo uw'ibiro yamuhaye 500. Ariko urutoki ya modoka yangije bari kumwishyuza 800, sibyo? Nawe yayirekeye yabwira nyir'urutoki ngo ubwo urayipimisha ku biro ureba yukuramo ndeke. Nanjye sinari niyanze. Iyo ntireparwa. Natwe kamere muntu is beyond repair. Umuntu ntabwo ari umuntu wo kwisanasana, urasana hano hakava. Ni nka bya bindi bya George Vanetti. George Vanetti yagiye kuvomesha urutete, muraruzi?
urutete ndabibabwirane, urutete nyine ni urutete. Muzi se umuzinga w'inzuki? Umuzinga. Muzi igitebo se? Tuvuge igitebo. Igitebo rero bagihomaga amase menshi bagakurungira kugira ngo nushyiramo ibintu ntibimeneke. Ariko ubundi byabaga ari ibiti bisobekeranye, bimanutse, bitambitse. Murumva? Joriji rero agiye kuvomesha urutete rudahomesheje amase, ibiti nyine birangaye, birangaye, ariko bizinze nk'igitebo nyine. Akajya yora amazi, none se urumva amazi ari buyayora agafata? None se siko Bibiliya ivuga ngo ndetse bikorogoshoreye ibitega mu rutare, ndetse ni ibitega bitobotse bitabasha gukomeza amazi. Murabyumva? Ibitega ni gitega. Se buriya ku gitega babyitiriye iki? Ku gitega igitega, reka mvuga ikibindi, ubwo n'ubundi ubu arabaza ikibindi icyo ari cyo. Ushobora gusanga muri Gasabo hari nk'ibibindi, ariko noneho ibivaze, tuvuga ibivaze. Ikibindi cyabaga kimeze nk'ikivaze, ikivaze gusa bashyiramo ibintu bigafata ururabo cyangwa iki, ariko ikibindi basukagamo amazi. Tubare ko rero ikibindi kiva, usukamo ubundi ugamije ngo kimaintaining cyangwa kibike bya bintu uri gusukamo. Ariko ikimenetse ntikibibika, nyine bita bimeneka. Kera tukijya mu mashuri yisumbuye habagaho ikintu bita kunyuzura. Umuntu mushya nyine bakamunyuzura. Nko kugutesha umutwe ngo ubanze ukamirike. Bajyaga rero baguha amazi mu isorori n'ifoke ngo yanywe mu minota 5, uyanywesha ifoke. Ukayora ntacyo wafataga, ukayora bakadukora ibintu bidashoboka. Mumusunike iyi nzu yigire ruguru shanga, musunike. Niko Diregiteri yavuze, mukayisunika. Nyine nukuruhira ubusa. Nicyo babaga bashaka gusa kugukorera. Cyangwa se yagira Imana akabona urushisha agahita bati icara hari uruncungire. Ntirugira aho rujya, ubu amaso yawe yahora kanuye areba urushishi, ibikezi bikaza mu maso. Badukoreshaga ibintu bidashoboka. Ariko natwe mu wa kabiri twavuga tutabaruhurusha baratubona. Twakwimuka mu wa kabiri abaruhuru, abo mu wa gatatu babaga barabirambiwe, ntabwo bajyaga birirwa babizamo. Ahubwo uwo mu wa kabiri wabaga abonye poromosiyo yo kuba atari umururu, yahitaga agaruka akareba abashya ati muze hano mbabaze, muze mbabaze. Bakadukora ibyo. Amazi rero kuyanywesha ifoke, noneho umuntu wabyicaga we yarasubizaga ngo se ngo urumva bishoboka? Ngo urabona ngo bishoboka? Uwe washyogoranyaga nawe rero yabaga rubonye. Ntibishoboka nyine, niyo mpamvu badukoreshaga ibidashoboka gusa ngo baduteshe umutwe. Ubwo Baneti rero yajyanye n'imbwa kuvoma Nyakabwana afite urutete, akajya yora ati kubirwa nyora amazi ntagumemo, ntabwo nyine byakunda. Noneho niyo mvugo ngo navomye bihita na Nyakabwana yanze kumfasha. Niko Joriji yatashye arega imbwa ngo yanze kumufasha. Yagufashaga iki se? Urutete ntiruvomeshwe. None abantu nabo bagerageza gusana ibya kamere, ntago bikunda. Ntago bikunda. Ahubwo umuntu avuka ubwa kabiri, niyo nyigisho Yesu yigishije. Ahubwo avuka ubwa kabiri ate? Inyigisho rero nk'izo zitari zo nta gisubizo zitanga, nta rezilita. Niyo mpamvu umaze imyaka 5 avuga bimwe, umaze 30 avuga bimwe, n'umaze 10 umaze 10 akavuga bimwe, n'umaze 5 umaze 5 avuga bimwe, n'uwaje mu rusengero uwo munsi cyangwa umaze icyumweru. Urabaza muri abakiranutsi ngo turagerageza, niko basubiza, baragerageza. Ngo turi muri iyi si. Ejo nabibajije abamama bamwe ngo turi muri iyi si. Ngo iyi si se wakiranuka? Ndababaza ntese wakujyana mu kwezi ho wakiranuka? Ngo ahari wenda ngo nta bigusha bibayo. Sibyo? None se ko n'ubundi muvuga ngo turatekereza tugacumura. N'ubundi uri mu kwezi ntiwatekereza? Ntatekereza. None se urumva utatekereza nyine ugacumura? Wajya unatekereza ibyahe? Ibi byaho wahoze mu isi, naho ugacumura. Yego? Ahubwo kugira ngo udacumura wagukuramo ubwonko.
So ni nayo mpamvu muri Mariko handitswe ngo ijisho ryawe ry'iburyo nirigucumuza rikakugushura inogoremo. Hari umuntu muri Kenya warinogoyemo kubera atazi icyo biba bivuga ngo n'ukuboko kwawe ni kugucumuza uguceho, ukuguru kwawe ni kugucumuza, uretse urumva uri busigarane icyaho. Ijambo ryarakubwiraga ati nta muntu ukurimo, ugomba kuvuka ubwa kabiri. Uwo muntu ntawe, nta muntu ukurimo, ntabwo uwo muntu bishoboka ko asanwa, no, kuvuka ubwa kabiri. Aha rero Bibiliya muri Luka nabisomye ko ibyanditswe byavugaga ubuhanuzi kuri Yesu. Aje rero ibyamwanditsweho ngo byagombaga gusohora. Bibiliya ivuga Yesu. Hanyuma nari nakomoje kubavuga ngo iyi nyigisho siyo ngo ibiri byo ngo nibi ngo ngendeye ku bantu b'abahanga bavuga ntabwo ari ngombwa. Nabo nanjye nababwiraga amateka yabo avuga ko bavugaga ibiri ukuri, nushaka ntunabatindeho. Hano Pawulo ari gusobanura Yesu mu Byakozwe n'ibice 10, akavuga ati adutegeka kubwiriza abantu no guhamya ko ari we Imana yategetse kuba umucamanza w'abazima n'abapfuye. Umurongo wa 43 urahita uhura na Luka ibice 24 ngo abahanuzi ibyo bamvuzeho byagombaga gusohora. 43 mu Byakozwe n'ibice 10 abahanuzi bose baramuhamije, bose. Muzi bangahe? N'abari online cyangwa bazareba iyi nyigisho nyuma bazahite bibaza icyo kibazo basubiza. Ubundi muzi abahanuzi bangahe ko handitswe ngo bose? Abahanuzi bose baramuhamije. Abahanuzi muzi ni bangahe? Yeremiya, Yesaya, Ezekiyeli, Daniyeli, Hoseya, ni bangahe? Turaza kubivugaho, ngo mugomba kubimenya nabyo. Abahanuzi bose baramuhamije, nawe yabivuze ngo ko ibyanditswe kuri nge mu mategeko ya Mose, mu byahanuwe no muri Zaburi byari bikwiriye gusohora. Bamuhamije iki? Yesaya yaramuvuze ngo nuko rero umwana yatuvukiye, twahawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza. Kandi ibyo yabivuze mu myaka 1500 mbere yuko Yesu aza muri iyi si. Murumva abanyamwuka bari bahubwo. Naho reka ubu ngo hari ikintu Imana imbwiye, hari wabimbwiye, ndabambwira niyibwire ko yakuntumye wayobye. Kubwiye iki se? Wamenya agakiza ukajya mu ijuru urambirirwa umbaza iki? Undi ati ufite perimi? Ngo Imana iguhaye imodoka. Akaze yarama imodoka, ubundi ibanze ikakubwira ko nta na perimi mfite nyine. Ubanje bimwe kubimbaza, ubundi yibikubwirira rimwe. Nawe nuribeshye, uruzi umbwira ngo impaye perimi niyo ya mbere. So aba bahanuzi muzavugane nabo mwumve niba koko Yesaya yari mu mwuka akavuga ibya Yesu. Urumva? Maze uko yabivuze binagenda gutyo koko. Sibyo? So hano hari kuvanga abahanuzi baramuhamije. Ndi kubabwira Bibiliya ivuga Yesu. Bibiliya ivuga Yesu. Bavugaga iki bo? Nabo bavugaga agakiza. Haranditswe ngo baramuhamije bavuga yuko umwizera wese azababarirwa ibyaha ku bw'izina rye. Mumva abahanuzi barigishaga iki? Bigishaga agakiza. Abapfuye bizera nubwo Yesu yari ataraza bafite ubugingo. Natwe n'ubundi tukwizera Yesu waje, ntago ari iby'ubu. Twizera Yesu waje imyaka 2000 ishize. Natwe dufite ubugingo. N'abamwizeye muri ibyo bihe banamubonye nyine, banumvise inyigisho live. Muri Luka rero icya kabiri mvugaho nkajya ku nyigisho nyirizina, handitswe umurongo wa 45 ngo Yesu abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Kuba gusa uzi ibyanditswe ushobora kutagira ubwenge bwo kubisobanukirwa. Icyo rero nicyo Yesu yafashije abigishwa icyo gihe, kubungura ubwenge.
umurongo wa 45, maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Ushaka kuba unabizi, ariko nicyo nshimira Imana. Icyo nshimira Imana, hari n'igihe n'ababeshyi nganira n'umuntu wumva ibintu bya Bibiliya n'amateka, yego nkumva azi ibintu byinshi cyane ariko yabibuzemo agakiza. Nkumva arabindusha pe arabindusha. Aba bantu muzi ngo batonda kuwa mbere kugera kuwa gatanu biga teolojiya batari kwiga ibintu byinshi, koko ikibazo baburamo agakiza. Ni abafarisayo. Muri Yohana Yesu yacyashya abafarisayo ati murondora mu byanditswe kuko mwibwira ko muri byo arimo mufite ubugingo kandi ari byo bimpamya. Urabyumva? Kandi ari byo bimpamya. Yesu nta kintu bahuriyeho nawe, gusa ngo barondore ngo ibyanditswe byo ngo barabizi pe. Bagize gute? Barabizi. Yego? Ibyanditswe barabizi. Ejo bundi hari umushoferi nakunze, nari mpagaze hariya, hari abantu atwara umukecuru n'umusaza we, ajya kugera ku mukuku agasa n'uwahagaze neza neza, ukagira ngo nta nubwo ari bafite gahunda yo gukomeza. None umuntu yarambwira ati uriya mushoferi bamaranye imyaka 17, niwe muntu uzi umutima wa basebuja, sibyo? Ntajya baceka. Ngaho noneho habeho umushoferi kabuhari we asimbukana abantu nk'abo bakuze, ati azi ko icyifuzo ari uko bashaka kugera mu rugo reka bagere vuba ariko bagende neza, sibyo? Ugomba kumenya umutima wa sobuja. Yego? Ejo bundi numvise umwigisha muri uyu mujyi, nanjye ndashaka kujya nkora ama TikTok niba binyemerera. Iyo TikTok narayigaye cyane. Yaravuze ngo ngende umukiranutsi, ngira ngo yamenye n'ubutumwa bwiza. Umugabo ni umukiranutsi. Ngo kandi umukiranutsi ngo uhambaye, ngo utari nka Aburahamu warongoye Hagari inshoreke. Niyo arabyisha nubwo ari umukiranutsi. Turi abakiranutsi gute? Twambara Kristo. Turi abakiranutsi kubw'amaraso y'impongano dutwikiriye, sibyo? Turi abakiranutsi dute kubw'isezerano, sibyo? Turi Mefibosheti wageze imbere ya Dawidi aratengurwa, taranyica ndabizi ndi ikimuga birenge byombi, ndi umwuzukuru wa Sawuli umwanzi we, sibyo? Nta kintu nujuje, ubamamagaye nyine ngo ampore, agira ati yihimure. Aratitira Dawidi aramubwira ngo humura. Gira gute? Humura ko ntazabura kukugirira neza ku bwa Yona. Imana tugira neza ku bwaye Yesu. None umuntu ati ndi umukiranutsi, simeze nka Aburahamu warongoye inshoreke Hagari bakabyarana Ishimayeli. Siki ndi umukiranutsi, simeze nka Dawidi n'amabiye. Uzi ko yabyishe. Forumire mba nyizi mu mutwe. Hari umuntu wambajije ngo umuntu udafite agakiza, twakoresha interview abantu ngo babatizwe. Ese ubundi mubwirwa iki uri bubatizwe n'uwo mwangira? Uzi waba uri pasiteri wa pasiteri iki? Wakumva umuntu avuga iminota 3 cyangwa ntumenye ko nta gakiza afite. Birikora, nta nubwo twirirwa twipanika mu bwonko ngo uri gushakisha. Umuntu aravuga ati nta gakiza ufite, nabyumvise. Ngo hari uwo twaburanyira Paris ati murambatiza ntago batezwa. Murambatiza ntago urizera wowe. Ngo nukuri ko Imana ibintu muvuga ngo ndabyemera, ntago urizera. Uzabatizwa ubutaha. Abandi ahubwo mpamagara umuntu ngo numubwirize nta gakiza afite. Bibe ntago ari byo, ariko ugomba uwo nawe nahise mvugana ntago ari uko abantu baba bakiranutse, ntago ari uko bakoze neza. Yego? Ngo ahubwo nzajya no mu ijuru nka Eliya. None Dawidi we yarazi umutima, yaramupingaga, ariko Imana niwe yahamije mu byanditswe. Iramuhamya iti mbonye Dawidi mwene Yesayi umeze nk'uko umutima wanjye ushaka, azakora ibyo nshaka byose. Yego? Dawidi yizeraga Imana. Yizeraga Imana, yaravuze ngo kuko nzi ibicumuro byanjye biri imbere yanjye iteka. Ariko aravuga ngo kuko umwami wanjye ari buryo bwanjye kugira ngo ntanyeganyezwe. Yaravuga ati nanjye Imana inyemera ku bwa Yesu. No Yesu cyangwa ko Dawidi yitwaga umwami, ariko kuki nawe agaruka avuga ngo umwami wanjye? Ubwo urumva umwami we ari nde se? Umwami we ninde?
Yes, ni Yesu. Dawidi yizeraga Yesu, sibyo? Hari n'abavuga ngo yasabye imbabazi. Yes, ibyo byo twazabigira inyigisho ukwayo. Dawidi yajyaga yiringira ibizaba, mu iyerekwa yabonaga Yesu. Si uko rero tuba abakiranutsi. Ubwo uwo nawe ndamubara muri ba bandi barondora mu byanditswe, kuko bibwira ko muri byo arimo bafite ubugingo, kandi bihamya Yesu. Yesu baramuhigitse, bo bari mu byanditswe gusa. Mu byanditswe mwabonyemo iki? Turacyabishakisha, siko basubiza se? Muri abakiranutsi turagerageza, turimo turashakisha. W'imyaka 40 ngo mu rusengero ngo aracyagerageza, uwa 30 ngo aracyagerageza. Yego, umaze imyaka 20-15 ngo arimo aragerageza, n'umaze iminsi 2 ngo ndi kugerageza. Ntugerageza urumva bizakunda, sibyo? Uragerageza kuvomesha urutete, ntago bibaho, sibyo? Noneho abihanaga by'ukuri, Yobu nawe yaravuze ngo ndizinutswe, sibyo? Nawe yajyaga avuga ko akiranuka nyine nk'uwo mugabo navugaga. Abihanaga ngo muri Luka ibice 18 haranditswe ngo umukoresha w'ikoro yikomanga mu gituza ati Mana mbabarira ko ndi umunyabyaha. Wigeze wumva avuga lisiti? Gusa ni umunyabyaha, tout simplement. Ibimenyetso bibiri byerekana ko yihannye. Haranditswe ngo ntiyahangara no kubura amaso ngo arebe mu ijuru. Ubwo yarebagaho umuntu utahangaye kubura amaso ngo arebe mu ijuru? Ubwo yarebagahe? Yes, ni nka cya gisambo cyari ku musaraba, sibyo? Si cyabonye ubugingo se? Abo bantu batatu muzirikane niba mushaka inshamake ku birebanye no kwihana. Umugore wafashwe asambana, se buriya yari ari gukanura gutya, akanura na confidence ra, nawe ntiyahangaraga kubura ngo arebe he mu ijuru. Yego, yabonaga ari uwahe? Uw'ikuzimu. Uwo muri Luka umukoresha w'ikoro ntiyahangara kubura amaso ngo arebe mu ijuru, yabonaga iwe ari hehe? Akwiriye umuriro. Igisambo ku musaraba ubwo cyo cyari kiri bate, ariko ko tudapfa vuba ngo turyinjire, cyangwa ko we yabonaga ari ijuru ari irye. Ariko yibwirira Yesu ati aramba natwe turazira ibyo twakoze, ariko urazira iki ko? Cyakora nugera mu bwami bwawe unyiyibukire, sibyo? Hatabayeho kunyibuka ubu nje ndahandi igisambo, sibyo? Nawe yabonaga, maze Yesu amwihera ijambo ati ndabigusezeranije. Siko biri? Umuntu wa kane rero nawe natangaho urugero ni wowe. Ninde? Urwitangeho. Wowe ntaho wageze ukabona nta juru ukwiriye, ugatinya kuvuga uti ukareba he? Kuzimu. Ubwo nyine wawe ndikomanze mu gituza ati wapi. Ariko hari habanje ibimenyetso ngo umukoresha w'ikoro nawe ajya gusenga ahagarara kure, ntago yigeze agerayo. Ntago mwabisomye Luka ibice 18 umurongo wa 10. Ariko noneho umufarisayo ahubwo badateze kuribona, nababona bari kwiriye kubw'imikorere yabo, ntaryo bose bararikura. Ko handitswe ngo muze mugure vino n'amata mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Yego, nese umuntu ushaka kugira ngo ariheshwe n'ibyo yakoze, ubwo araribuza. Ahubwo irindi jambo, mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, sibyo? Hari umuntu wanguriye twagirajyanye, ariko mbonye iyo fagitire ngira ubwoba, nanjye nkuramo 5 ati nagufasha ariko tukishyura fagitire. Atoya, nakuzanye mbizi ko ari gihe bireba. Yego, uzi ko yababaye ahubwo kuba nshaka kumufasha. None umuntu aramutse aguhaye impano ukamubwira utari ko waguha agatike, buriya impano uturutse kure waguhita ikigusubiza mu rugo, uzi ko ababara. Nabiteguye, naguteguriye impano n'itike, nabyiteguye, siko biri? None Imana yageneye abantu agakiza ari impano, abantu bo baraza bayisanga ngo hari ibyo bayikoreye ngo byiza, barashaka kuyifasha. Urumva yishima? Ngira inkuru nyinshi
hari umuntu wigeze kutugurira rwose turi ku meza ariko kugira ngo adukuremo ibitekerezo mpagera nkererewe batiye nawe wakwiyakira bavuze ingingo numva nyifiteho ibitekerezo mpita ndambika ifoke naho ngaho reka mbanze mbasobanurire mbabwire igitekerezo ntangiye kuvuga yari umuntu mukuru ngo nta kibazo we ntubyibagirwe uraba ubiduha banza mbanze nakira ibyo yagize ate yateguye dan ubundi ibyo bitekerezo mbizane nyuma ngero kubera gushimira iryo funguro nabaye bashimira mu iriro mpita ntanga ibitekerezo kandi nkiri no mu bindi ngo ya nta kibazo nabane nibyo ntago ari byo. Hari igihe twagiye mu birori ahantu abantu twari abashyitsi babiri gusa sinzi n'impamvu narimo nabonaga abandi ari abakora mu mishinga biki ariko nawe narabana ndi minisitiri w'ijuru nyine nawe ndi ambasaderi hagezweho kwivuga nabone se ubumbe nsohotse ninanure nsange bamaze kwivuga ahantu bakorera za World Vision nawe mitomani nkorera international organization yitwa IOF Rwanda maze rero baraganira bigezeho baravuga bati abashyitsi bacu ariko ntitwabema ijambo kifite ikiri ku mutima nawe yagira icyo atubwira umwe ati mbashimiye rwose amafunguro yanyu yararyoshye ndabaye umugabo si bashimira mu irirora ya ntago nshimira ibiryo mpita mbwiriza ubutumwa noneho muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 4 Yohana wa mbere ibice 4 umurongo wa 10 muri iki ni mu rukundo ruri si uko twakunze Imana ahubwo nuko ariyo yadukunze igatanga umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. Abadamu bari barimo ngo amen amen, abagabo bo baguma bari seriye atazanye ibibwirizwa ate mu biganiro ntitwicajwe aha kubera urukundo ni sibyo ngo nibyo mpita mvuga urukundo rw'Imana rwabo turarwirengagizaho gato ni ntago ngewe ndi bwicazwa hano uvuga ngo mbashimiye amafunguro yanyu ni ryari tutarya se ntangira kubigisha ibintu by'Imana twisohokeye babari nge ba kanimero ko ninge wazanye ibintu bitasanzwe abandi bavugaga ibi by'ibintu bisanzwe nimbabwije n'ukuri tuzongera dushaka kuzongera gukoranywa no kunga babiri muri twe bashwanye ndabeshya ati bibaho sibyo ni byose bibaho. So rero dukwiriye kumenya umutima w'Imana icyo umutima w'Imana uhatse. Uwo muntu yibera amahoro kuruta umuntu wirirwa akora nka Esawu wagiye guhiga azana umuhigo ariko asanga umugisha Yakobo yawutwaye ko gusa Yakobo yumviye ibyo Rebeka nyina yamuyoboragamo siko biri. Rero turakwira imbere y'Imana ku bwa Yesu. Muri Matayo y'igice cya 3 twasomye Yohana yanze kubatiza Yesu ari nabwo busobanuro bw'umubatizo wa Yesu ariko Yohana nawe ntiyarazi impamvu. Turi kumwe nawe ntago yarazi impamvu nawe ashaka kumuhakanira ati ko ari igihe wari ukwiriye kubatizwa nawe uza amakosa arimo aho ngaho. Ariko kubatizwa kwa Yesu byasobanuraga ko igitambo kidafite inenge kigeze aho kigiye gukorezwa gukiranirwa. Murabyumva? Yohana rero yabaye wari we mutambyi wa nyuma birumvikana yakoze kimwe n'ibyo Aroni yakoraga muri ku Bisirayeli. Murabyumva? Aroni yahagararaga Isirayeli yose, hano Yohana yarahagarariye isi yose ngo akoreze umwana w'intama w'Imana nk'uko Aroni we yakorezaga intama cyangwa ihene by'isi sibyo. Ni nayo mpamvu rero Yesu yamubwiye Matayo 3:14 nawe ashaka kumuhakanira ati ko ari igihe wari ukwiye kubatizwa nawe none ni wowe unsanze. Yesu aramusubiza ati emera ubikore kuko ari byo bidukwiriye ngo dusohoze gukiranuka kose. Ahera karemera ngo kubera iki nicyo gisubizo emera ubikore kuko ari byo bidukwiriye ngo dusohoze gukiranuka. Twe turabakiranutsi kuko Yesu yasohoje gukiranuka ntago ari koko twabikoreye. Yabisohoje ate? Yabwiye Yohana ngo emera ubikore. Biriya yaramusobanuriye ngo wowe mbatiza birasobanura kurambura ibiganza
mu ruhanga rw'igitambo uba ugikoreje ibyaha. Haleluya. Kubatizwa kwa Yesu rero yaraje kwakira ibyaha kugira ngo cyangwa se kwakira gukiranirwa kw'isi kugira ngo ajye ku musaraba abizire, asohoreza ab'isi gukiranuka. Rero gusohoza gukiranuka kose bisobanura gutsemba gukirani. Muri Daniyeli haranditswe ngo gukiranirwa gutangirwa impongano haze gukiranuka kw'iteka. None gukiranirwa kwatangiwe impongano, niyo mpamvu mu Baroma handitswe ngo hahirwa abababarirwa ibicumuro byabo kandi ibyaha byabo gutwikirwa kw'ibyaha bisobanura biba bitwikirijwe amaraso, ntago ari ishitingi. Murumva, icyo nicyo gisobanura amaraso ya Yesu rero yamenetse yabereye ab'isi cyangwa se ibyaha byabo impongano, yarabatwikiriye. Haleluya. Niyo mpamvu turirimba ngo Uwiteka umucamanza yambonyeho amaraso ntancira urubanza rubi, anyitukira. Yohana rero yakoze umurimo nk'uwa Aroni wo gukoreza igitambo ibyaha. Aroni yakorezaga igitambo ibyaha bya Isirayeli byose no gukiranirwa kwabo kose, ariko Yohana yakoreje Yesu ibyaha by'ab'isi bose. Haleluya. Maze Yesu abonera ab'isi impongano, kandi ikindi ahanwa igihano cy'urupfu. Birumvikana? Icyo nicyo gisobanura impamvu Yesu yabatijwe. Ndasubikira hano. Kaduhaguruke turirimbane indirimbo imwe, tukinjire mu mwanya wo gutanga ituro cyangwa icya 10, nyuma mbaha amatangazo twitegura iteraniro rya kabiri.